ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego. Ni iki gitera Imana guseka? Uwiteka agusekere. Kubara 6:25. Unsekere njyewe umugaragu wawe, unyigishe kugendera mu nzira zitunganye. Zaburi 119:135. Gutera Imana guseka niyo ntego y'ubuzima bwawe, kuko kunezeza Imana ariwo mugambi wa mbere watumye uremwa. Umurimo wawe w'ibanze ni ukumenya uburyo byo wabigeraho. Bibiliya iravuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima, aba ari byo mukora. Amahirwe nuko Bibiliya iduha icyitegererezo cy'ubuzima bunezeza Imana. Izina ry'uwo muntu ni Nowa. Mu gihe cya Nowa, isi yose yari yononekaye mu mico no mu myitwarire. Abantu bose bashakaga ibibanezeza aho gushaka ibinezeza Imana. Imana ibura umuntu n'umwe ushaka kuyinezeza. Irababara kandi yicuza icyatumye irema umuntu. Imana igezaho izinuka inyo ku muntu, yiyemeza kubarimbura bagashiraho. Ariko muri icyo gihe hariho umuntu umwe wateraga Imana akanyamuneza. Bibiliya imuvuga neza ngo Nowa yanezezaga Uwiteka. Nibwo Imana yavuze iti, uyu muntu we aranezeza, antera akanyamuneza. Umuryango we niwo nzafataho icyororo cy'abantu. Kubera ko Nowa yanezezaga Imana, nicyo gituma turiho uyu munsi wowe nanjye. Ubuzima bwe butwereka ibintu 5 bitera Imana kunezerwa. Icya mbere, Imana iranezerwa iyo tuyikunze twivuye inyuma. Nowa yakundaga Imana kuruta ikindi cyose ku isi, kabone naho nta wundi wayikundaga. Bibiliya itubwira ko ubuzima bwe bwose Nowa yagenderaga mu bushake bw'Imana kandi agasabana nayo. Icyo nicyo cya mbere Imana igushakaho, ubusabane. Niryo hame ritangaje mu by'Imana yaremye, kumva ko umuremyi wacu ashaka kugirana natwe ubusabane. Imana yakuremye kugira ngo igukunde, kandi yifuza ko nawe witura kuyikunda. Yo ubwayo iravuga ngo icyo nshaka si ibitambo, ni urukundo rwanyu. Sinshaka amaturo yanyu, nshaka ko mumenya. Ushobora kumva urukundo rukomeye rw'Imana muri uwo murongo. Imana iragukunda cyane kandi yifuza ko nawe witura kuyikunda. Yifuza ko uyimenya kandi ukamarana igihe nayo. Niyo mpamvu kwiga gukunda Imana no gukundwa nayo byagombye guhinduka intego nkuru y'ubuzima bwawe. Nta kindi kinganya nabyo umumaro. Yesu yabwiye isi itegeko rirusha ayandi gukomera. Yaravuze ngo kunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Icya kabiri gitera Imana kunezerwa, Imana iranezerwa iyo tuyizeye byuzuye. Impamvu ya kabiri yatumye Nowa anezeza Imana nuko yayizeraga n'iyo byabaga bisa n'ubusazi. Bibiliya iratubwira ngo kwizera niko kwatumye Nowa yubaka inkuge ku musozi. Yari yaraburiwe iby'ibitaraboneka maze akora akurikije ibyo yabwiwe. Nicyo cyatumye Nowa aba inkoramutima y'Imana. Gerageza kubyiyumvisha. Umunsi umwe Imana isanga Nowa iramubwira ngo ndumva maze kuzinukwa abantu. Muri abo bose batuye isi ntawibuka kumbaho uretse wowe gusa. Ariko wowe Nowa, iyo nkurebye numva mfite akanyamuneza. Ubuzima bwawe buranezeza. None ngiye kuzana umwuzure ndimbura isi, ariko umuryango wawe nzawufataho icyororo. None ndagira ngo wubake ubwato bunini cyane buzakurokora wowe n'inyamaswa. Hari ibibazo 3 byashoboraga gutera Nowa gushidikanya. Icya mbere, Nowa ntabwo yari yarigeze abona imvura, kuko mbere y'umwuzure Imana yuhiraga isi ikoresheje amazi ava mu butaka. Icya kabiri, Nowa yari atuye kure cyane y'inyanja. Niyo yari kwiga gukora ubwato, yari kuzabugeza ate ku nyanja. Icya gatatu, yari kwibaza uburyo azakoranya inyamaswa zose akazinjiza mu bwato kandi akabona ibyo kuzitunga. Ariko ibyo byose ntibyateye Nowa kwitotomba cyangwa gushaka impamvu zo kutumvira. Yizeye Imana yivuye inyuma, nayo biyitera kumunezererwa. Kwizera Imana byimazeyo ni ukwizera kwizi neza ibirutaho kuba byiza ku mibereho yawe. Ukizera ko izasohoza amasezerano yayo, ko izagutabara mu bibazo byawe, ndetse igakora n'ibidashoboka biramutse bibaye ngombwa. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka anezererwa abamwubaha, anezererwa abategereza imbabazi ze. Nowa byamutwaye imyaka 120 ngo yuzuze iriya nkuge. Ndibwira ko hari iminsi yahuraga n'urucantege.
uko imyaka yashiraga akabona nta mvura igwa, nibwira ko abaturanyi bamusekaga bakamwita umusazi wibwira ko Imana imuvugisha. Nibwira ko abana ba Nowa bumvaga bafite ipfunwe iyo babonaga icyo cyato kinini cyuzuye imbere y'inzu yabo. Ariko Nowa arakomeza yizera Imana. Ni hehe mu buzima bwawe wumva ukeneye kwizera Imana kurushaho? Kwizera Imana nabwo ni uburyo kuyiramya. Nk'uko ababyeyi bishimira iyo abana badashidikanya urukundo n'ubushobozi byabo, niko no kwizera kwawe kunezeza Imana. Bibiliya iravuga ngo udafite kwizera ntashobora kunezeza Imana. Icya gatatu mu bitera Imana kunezerwa, Imana iranezerwa iyo tuyumviye n'umutima wose. Kurokora inyamaswa ntizitsembwe n'umwuzure warimbuye isi yose byasabaga ubwitonzi mu myiteguro kugeza ku tuntu duto cyane. Byose byagombaga gukorwa nk'uko Imana yabitegetse. Ntabwo Imana yari yavuze ngo Nowa ubace ubwato uko ubonye. Yari yamuhaye amabwiriza asobanutse yerekanye n'ubunini, imiterere n'ibikoresho by'ubwo bwato, kandi imutegeka n'umubare w'inyamaswa azashyiramo. Bibiliya itubwira uko Nowa yabigenje igira iti Nowa agenza atyo by'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Batubwira neza ko Nowa yumviye buri byose, nta bwiriza na rimwe yirengagije, kandi byose abikora uko yategetswe. Yubahiriza igihe n'uburyo Imana yamubwiye kubikora. Ibyo nibyo nita gukorana umutima wose. Ntibitangaje ko Imana yishimiraga Nowa. Ari wowe Imana igusabye kubaka ubwato nka buriya, wabanza kuyibaza ibibazo bimwe na bimwe, ukayereka imbogamizi biteye, ndetse ukayereka n'impungenge zawe. Nowa we siko yabigenje. Yumviye Imana atabanje kubaza. Ibyo ni ukuvuga ngo yakoze byose Imana itegeka, nta kwitangira, nta gushidikanya, nta kubanza kubyigiza yavuga ngo reka mbanze mbisengere. Ni ukubikora udakererewe. Buri mubyeyi azi neza iyo umwana atinze kumvira yitwa agasuzuguro. Ntabwo Imana ikugomba ibisobanuro cyangwa impamvu kuri buri kintu igutegeka gukora. Gusobanukirwa bizaba biza, ariko kumvira byo ntibitegereza. Kumvira utazuyaje bizakwigisha byinshi ku Mana kuruta iminsi y'ubuzima bwose ujya impaka kuri Bibiliya. Mu by'ukuri hari n'amategeko y'Imana utazigera usobanukirwa keretse utangiye kuyashyira mu bikorwa. Kumvira bikingura umuryango wo gusobanukirwa. Kenshi tugerageza kumvira Imana ariko by'igice, dushaka kwihitiramo amategeko twumvira. Tugakora urutonde rw'amategeko dukunda tukayumvira, andi tukayihorera kuko dutekereza ko atajyanye n'igihe, akomeye, asaba byinshi cyangwa adashimwa n'abantu. Ukumva umuntu umwe ati nzajya mu rusengero ariko se ni ngombwa gutanga icya 10. Undi ati nzasoma Bibiliya ariko sinzababarira uwangiriye nabi. Urebye neza, kumvira igice ni kimwe no kutumvira. Kumvira byimazeyo bikorwa mu munezero ndetse ushyizeho umwete. Bibiliya iravuga ngo mukorere Uwiteka munezerewe. Ibyo nibyo Dawidi yagaragazaga aho agira ati Uwiteka ujye unyereka ibyo nkora nanjye nzabikora, kugeza ku mpera y'ubuzima bwanjye nzakumvira. Yakobo yandikiye abakristo arababwira ati tunezeza Imana kubw'ibyo dukora, si kubw'ibyo twizera gusa. Ijambo ry'Imana risobanura neza ko udashobora kwirongera agakiza. Agakiza ni ubuntu kava mu byo dukora. Ariko nk'umwana w'Imana ushobora kunezeza so wo mu ijuru kubwo kumwumvira. Igikorwa cyose cyo kumvira nacyo ni ubundi buryo bwo kuramya. Kuki kumvira binezeza Imana? Kuko biyigaragariza by'ukuri ko uyikunda. Yesu yaravuze ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Icya kane mu bintu bitera Imana kunezerwa, Imana iranezerwa iyo tuyihimbaza, tuyishima ubudatuza. Nta kintu kinezeza nko kumva undi muntu akuvuga neza, agushima bivuye ku mutima. N'Imana irabikunda. Iranezerwa iyo tuyiramya tukayishimira. Nowa yanejeje Imana kuko yari afite umutima wo guhimbaza Imana no kuyishimira. Icya mbere Nowa yakoze akiruhuka umwuzure, yatanze ishimwe ku Mana, ayitura igitambo. Bibiliya iravuga ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Kubera igitambo Yesu yadutangiye, ntabwo tugitura ibitambo by'inyamaswa nka Nowa, ahubwo dusabwa gutanga ibitambo byo guhimbaza n'ibitambo by'ishimwe. Duhimbaza Imana uko iteye, tukayishimira ibyo yakoze. Dawidi yaravuze ati nzashimisha izina ry'Imana indirimbo, nzayihimbarisha ishimwe ry'ibyo yankoreye, ibyo bizanezeza Uwiteka. Hari ikintu gitangaje kijyana no guhimbaza no gushima Imana. Iyo dukoze ibinezeza Imana, imitima yacu nayo yuzura umunezero.
mama yakundaga guteka akangaburira, maze no gushaka n'umugore wanjye Kay, mama yakomeje kujya adutekera tukarya mu rugo. Mu bintu byamunezezaga ni ukwicara akareba abana be turya tunezerewe ibyo yatugaburiye. Uko twagaragazaga ko twishimiye ibyo yatetse, niko nawe byarushagaho kumunezeza. Natwe twishimiraga kumunezeza tumubwira ukuntu twaryohewe. Twembi twakuragamo umunezero. Ko naryaga nizihiwe, nabivugaga mu magambo ashimagiza mama. Ntabwo byari bihagije kwishimira ibyo yatetse, nashakaga no gushimisha umubyeyi wanjye. Byarangiraga twese twishimye. No guhimbaza Imana ni uko bimera. Twishimira ibyo Imana yadukoreye, kandi iyo tubwiye Imana umunezero wacu, nayo biyitera kunezerwa. Ariko mu rundi ruhande natwe bikatwongerera umunezero. Igitabo cya Zaburi kiravuga ngo abakiranutsi bazanezerwa, bazishimira imbere y'Imana, ni koko bazishima ibyishimo. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.